ndagushimiye wo kurikiye channel ya Innovation and Electrical. Nge tugiye kuganira, tugiye kubana mu kiganiro cy'ikoranabuhanga ni Innocent Yankuru. Dukunda kubana mu masomo ajyanye n'ikoranabuhanga rya mudasobwa, kandi bashimiye kuba udukunda, natwe biradushimisha cyane, kaduhana courage zo gukomeza gufatanya namwe mu mashuri turagenda tukiga programming languages yo kujya batubwira, ariko gasanga hari byinshi bibura kubishyira mu ngiro kugira ngo birusheho guteza imbere giti cyawe ndetse na sosiyete n'igihugu cyacu muri rusange mu ikoranabuhanga, kagiye mu isi ikoranabuhanga. Ubundi kugira ngo uhitemo gukoresha programming language iyo ari yo yose runaka, biterwa n'ikintu na career cyangwa se icyo ushaka gukora, nicyo kigutegeka kumenya requirements. You have to identify, to know the requirements that you need, you want to proceed those what you are going to do or to develop. Twatangiye rero tugikomeza, utangire kuri web development. Iyo tuvuga web development ni igihe urimo gukora ikoranabuhanga wifashisha murandasi, ikoranabuhanga rya mudasobwa rifasha rikorera kuri murandasi cyane nk'amawebsite y'ibinyamakuru bikorera kuri amapurikasiyo ariko bikorera kuri internet, ku buryo aho umuntu yaba ari hose ashobora access, akaba yajya kuri internet agafungura website agasoma ibyo bashyizeho cyangwa se akagira ibyo muherekeranye cyane nk'ama e-commerce, ama website duhahira ibintu, online shopping, ibintu nk'ibyo ngibyo byose byinshi. N'aya website dukoreraho dutanga amakuru, tuyandikisha, tugira uke tumenya amakuru ajyanye n'ahantu runaka. Ibyo byose bakorera kuri murandasi cyane tuyitaho development, niyo kare twabyita, ndetse agakoresha technology ya mbere nka HTML. HTML rero ni technology cyane tugomba kwibandaho, ukamenya, navuga ko cyane twayita ko ari basic, ariko ntabwo ariyo ibanza, ntabwo ari programming yafunguwe bwa mbere, tuzagenda tuyibona, ariko cyane kugira ngo utangire hariya yawe, kuba wakora website yawe rwose ku cyawe urayikoreye biragusaba kugira ngo umenye ibyo technology twita HTML. HTML rero ni amagambo y'impine. Ubundi HTML ihagarariwe n'amagambo ahagarariye ni Hypertext Markup Language. Hypertext Markup Language bivuga ngo ni icyubako nk'uko umufundi agenda ajya kubaka, yubaka inzu agatangira hasi fondasiyo, yubaka agakenera amatafari, akagenda ashiraho gutyo inzu handi ikubaka, ikaba yubatse itegereje ko ikorera finissage. Icyo gihe nayo na HTML nayo iragenda ikubaka ibintu biraba bigize structure, ikubaka ishusho biraba rigize website yawe. Noneho ikaza igakurikira ko ukeneye kumenya na technology ya CSS. CSS rero yo nayo ikenerwa cyane na technology n'ubundi iza yunganira ibyo wakoze kuri HTML. Yashusho wubatse, yanze wubatse, ikeneye kubikora finissage, kuko na finissage gusiga amarangi yawe ushaka haraza gusa urabona hasate kugira ngo bize kuba byiza, bisa neza cyangwa se biryoheye ijisho. CSS rero niyo technology ikoreshwa mu guhindura amabara ndetse no mu migaragarire website yawe kugira ngo ize kuba ikunzwe kandi igaragara neza cyane. Nanone ikindi ukeneye kumenya ni JavaScript. JavaScript nayo ni ikoranabuhanga, ni technology, ariko nanone yifashishwa mu guhuza, mu gukora, igakoreshwa muri HTML bya bintu bya website cyangwa se program software wakoze muri HTML na CSS urangije, ariko ukeneye ko niba hari update iri dynamic, hari update tuvuga uyu munsi wanditse ufite website yawe wanditse amakuru, ariko ayo makuru wanditse uyu munsi ejo azavaho washira wandi mashya nyine ajyanye n'umuza ibyo ngibyo, cyangwa kuba wasacinga muri mu searching ijambo runaka rigende searching muri system ishaka icyo training. Ibyo byose kugira ngo ibe ikorere dynamic, kuko mu website tugiramo ubwoko bwa website hari dynamic n'ama website ari static.
static rero niyo za website n'ubundi ufungura ukabuze yuko nyine urafungura usome gutyo ubone ibihoraho gutyo uhora idahinduka, ariko hari n'ahinduka uko bwije n'uko bukeye cyane nk'ariya y'ibitangazamakuru bahindura kuri uyu munsi bakakudetinga bakagira n'ikindi kintu cyo gukora inkuru cyane cyangwa reka dufate urugero nko ku bantu bakora business online bacuruza bakora ibicuruzwa bakeneye research ukamenya ngo ese ahantu ushobora kugurira laptop cyangwa se iPhone imeze bite, ubwoko se ibiciro bihagaze bite, urasacinga bitewe na model cyangwa se ubwoko ushaka bw'igikoresho n'ikintu ushaka product ushaka browsing rero birasacinga muri database ariko bigakora muri dynamically ukabona akanya ukabona urutonde rw'ibyo bijyanye n'ibyo wasacinze ibyo nabyo JavaScript technology iradufasha. Tukagira nanone tukagira PHP nayo ikora nko guhuza, nayo ubwayo ishobora kuyikoresha n'ikoranabuhanga ariko gifasha na HTML, ariko by'umwihariko PHP ihuza database ndetse igahuza na za structure uba wubatse kugira ngo ibyo uza gukora n'ubundi, kuko niba ukora ufite ibyo ukora biranga muri website yawe, akenshi uba ufite na database n'ubundi aho ubika amakuru, aho data store yawe bijyanye n'ibyo ukora n'ubundi bigaragara muri ya website aho ugenda wakote ubikamo. Nabyo tuzagenda tubibona na za Node.js nazo ni extension zikora like JavaScript as a Python, nayo ni programming language yoroha cyane ariko ikoranabuhanga rwose rikoreshwa byinshi. Tugenda tubona muri izi nyinshi zigenda zigaragara mu bitewe na ya department professionalism n'icyo ushaka gukora. Hagati aho ngaho rero tudatinze, kuko ibyo byose tuzagenda tubigarukaho tunabikora tubishyira mu ngiro cyane, dukora tugerageza guprograminga. Reka tujye kuri app development. Uyu munsi wa none app development abantu benshi barimo kutumva za smartphone, harimo za make zirimo kuzuza bagira, urumva ko abakiriya baba barimo biyongera, bivuga ngo isoko rya technology niyo cyane ku isoko abantu barimo gukoresha benshi application za smartphone ushobora gukora kuri Android cyangwa se kuri OS za iPhone, ndetse no kuba wakora porogaramu ishobora kuraninga kuri operating system like Windows, Linux nk'izo. Izo byose izo application zikora like, reka dufate urugero nk'umuntu wakora twikonoza aho tuvuge kamera, porogaramu ya kamera cyangwa mobile app ushobora kugira umuntu afunguriraho akahita imujyana online akihuza, ariko iyo porogaramu ikajya ikora muri screen, igaragara muri screen ya telefone cyangwa se muri desktop. Izo porogaramu zose rero technology zikurikira uvuga ari Java byiza cyane, muri basically ugomba kuba ufite skills kuri Java programming language. Java nayo ni programming language kandi ni most secured cyane, ni gukoreshwa muri secured cyane ama mobile app. Urabona ko abenshi muri iki none amabanki menshi ari kugenda akoresha ama mobile app kugira ngo aho uri hose ubashe access kuri account yawe kandi uze amafaranga yawe. Ibyo biri secured, Java rwose ikora neza izo app kuburyo ziri secured, ntabwo biba byoroshye cyane nko ku zindi programu wakoresha wakoresheje Java. By'umwihariko rero mu porogaramu hari Dart language akenshi dukoresha n'ubundi dukenera Java, dukorera muri Flutter. Ubundi ni platform idufasha gukoresha izi Java bitewe na programming languages wahisemo Java agiye gukora nka Android app. Byaba byiza nka Pontil nanone cyangwa Swift ku muntu ugiye gukora iOS based cyangwa se application zagira ninga kuri iOS muri iPhone, na za React you can use it. So cyane muri Flutter yo iguhaniye platform tuyigarutsaho gake, platform ikwereka interface y'ibyo urimo gukora n'ubundi ukayibona muri real life, ukabona mobile app select na device ushaka ukaba set bose, ikaguha uburyo bwihuse bwo kujya n'uburyo ugenda wongeramo functionalities zikomeza kugenda ubona features bigenda bihinduka n'ibyo app yawe uzagenda ikora muri telefone n'ubundi bitanzwe.
So ibi byose tuzagenda tubigarukaho neza. Reka tujye kuri software engineering. As a software engineer, umuntu ushobora muri kariya uri engineer akeneye kumenya programming language ya C programming cyangwa se C++ cyane cyane iyo ni extension kandi irimo kuri C programming, ndetse ushobora kugira na Java nayo cyane skills, Python, C#. Ibyo byose byaza bikagufasha. Ubwo nanone ikindi kintu ushobora kumenya muri technologies twakoresha game development, nk'abantu bakora game tw'abana bakina cyangwa se baruhuka, cyangwa se game zikora kuri ari ziranga kuri desktop ariho hose game hose. Aha mubona ibintu urangiye muri real life rwose, cyane ushobora kubikenera C++, programming language rwose ikize cyane mu ikoranabuhanga. Ndetse ikindi kintu ushobora gukenera nanone ikoranabuhanga, ukeneye kumenya gukoresha program as a Unity 3D, even Java you can need, also C# can help. So muri make iyo muri make igerageje kwibuka byinshi, ariko turahera tubigaruka kugira neza mu kindi gice tugenda turushaho kugenda dusangiza tunabigerageza gukora byinshi n'ibyo tugenda tubona umunsi ku munsi. Umurongo ntucikwe kandi ukomeze ukurikire, ntaho udakomeza ukomeza ukurikire.